nk'uko babivuze nitwa Munyakazi Sadate. Aba ijambo rya mbere nshaka kukubwira ni uko tugukunda. Turagukunda kugera ubwo twaretse inyuma yacu ibyo twari dufite byose kugira ngo tubane nawe mu gikorwa twishimira kandi twumvaga ko gikenewe cyane. Twahagurukiye Musanze tujyana ibyo dufite byose kugira ngo tubane nawe. Reka mpere ku cyantangazaga. Njye nari nzi ko ari byo gukunda njyenyine kuko numvaga hari ari njyewe, ariko naje kubona ko nibeshye, ahubwo abanyarwanda twese turagukunda. Ibi nabihamiriza yuko igihe twabaga tugeze kuri site twarabyinaga tukishima, tukagutegereza kandi twishima. Hejuru y'ibyo ariko iyo wajyaga kuza aba bahanzi babaga babidufashamo, hari indirimbo zikomeye baririmbaga, ariko iyo bageraga ndagukumbuye cyane twese twajyaga ibicu. Kandi ibi byaberaga kuri site imwe, wagera no ku yindi mu gitondo cyangwa nyuma ya saa sita tukaba tugukumbuye, tukifuza kongera kukubona, tukabyina cyane kandi twishimye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndiye Munyakazi Sadate, mukunda byimazeyo. Nkunda umuryango wawe kuva kuri Nyakubahwa First Lady ndetse n'abana wabyaye. Uru rukundo umuntu aruvuze ntabwo yarurondora ngo rurangize, ariko nkundira subira inyuma gatoya. Mu 1994 ubwo wahagarikaga jenoside yakorerwaga Abatutsi, nari mfite imyaka 12. Yari umwana muto, yari wa mwana wari ufite umuryango. Bakumbyara yari umwarimu, na mumubyara yari umwarimukazi. Ntabwo bagiriye amahirwe muri iki gihugu yo kuba barenga aho ngaho, si uko bari bafite ubushobozi buke, yewe si n'uko bari babuze ubwenge, kuko mamubyara yari yabashije kwiga kugera mu gihugu cy'Ubudage, ariko ntabwo byari bihagije ko ahabwa amahirwe yo gukorera igihugu cye. Byabaye ngombwa ko aba umwarimu. Umwana wa mwarimu muri icyo gihe yari umwana wihagazeho, yateganyirizwaga byose, agahabwa byose. Ndibuka yuko ababyeyi bajyaga bambwira ko banteganyirije mu isanduku iyo bitaga caisse hypothécaire, iyo banki dora bitari umunsi. Bambwiraga yuko hari amakonti twafunguriwe, ariko mu minsi 100 gusa ibyo byose byahindutse gusa. Tubura ababyeyi, tubura imitungo, tubura n'ibyo baduteganyirije. Inkotanyi ubwo zaturokoraga, ijambo rya mbere batubwiraga ati nimuhumure, nimuzongera gupfa. Ariko umuhungu w'imyaka 12 cyangwa umwana w'imyaka 12 wabuze ababyeyi, wabuze byose, wabuze imitungo, wabuze inka, nta cyizere nari mfite. Sinumvaga yuko hari ikizarenga aho ngaho nari ndi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo cyizere warakiduhaye. Ndibuka bwa mbere ubw'iki FARG yadufashaga kubona ibikoresho. Mbere y'uko ibiduha, twajyaga ku ishuri tugasaba cyangwa se tukareba ko dushaka inshuti zo kubasha kuduha uturyamo. Iyo nshuti ukayisaba yuko yaguha ku gasabuni, ikagwa kuri ka korogati kugira ngo nk'abandi. Ndiyo ubwanjye nari mfite ipantaro imwe yonyine. 1998 FARG itangiye, baduhaye indobo
ibase irimo isabune, korogati ndetse na matora n'amashuka. Icyo gihe aho nigaga Kabgayi muri Saint Joseph twaraserebye biratinda, tugafata iyo matora tukayiteraho hejuru, tukayibyinaho, tukanayiryamaho ndetse tukanayikubitaho, tukavuga ngo papa na mama batwibutse. Mu by'ukuri yari mwebwe twavugaga, twari twongeye kubona ko dushobora kubona icyizere cyo kubaho. Icyizere cyari kigoye cyane muri icyo gihe, ariko mu mbwirwaruhame nyinshi watubwiye batwubakaga n'icyizere gikomeye. Badusabaga kuba abagabo, kudahemuka, kudaheranwa n'agahinda no kutubaka urwango urwo twari tumaze gukorerwa. Ibyo twarabikoze, twirwanaho, tuba abagabo ndetse dukomeza no guharanira yuko tutazaguhemukira. Niba hari ikintu ababyeyi badutoje igihe twabaga dutarama, batubwiraga ko ikintu kibi kigaritse ari umugayo, ndetse batubwiraga yuko buri mugayo uruta no gufungwa, kuko kugawa cyari ikintu ushobora kugenda mu buzima bwawe bwose. Iyo mvugo y'ababyeyi badusigiye tukiri bato niyo mwadutoje, batubwira ko tugomba kuba abagabo, tugomba kuba abanyakuri, tugomba kuba abantu koko babereye u Rwanda. Kuba Perezida wa Repubulika, nubwo nciye muri ayo mateka, ariko nagira ngo ngere noneho uwikorera. Waduhaye amahirwe angana twese mu gihugu, uduha opportunities nyinshi zashoboraga gutuma buri wese yirwanaho. Akana k'imyaka 12 umunsi kaguhagaze imbere. Iki ni ikimenyetso cyo kongera kubaho. Iki ni ikimenyetso cy'ibikorwa bikomeye wadukoreye. Twarirwanyeho, duhabwa amahirwe kandi tuyakoresha neza. Uyu munsi twishimira yuko, turirimba yuko dufite igihugu, dufite uburenganzira, dufite amahirwe angana n'ay'abandi. Aya mahirwe twarayakoresheje, abikorera tuyabyaza umusaruro. Rimwe na rimwe ibyo twabonaga bidashoboka, Sadate Munyakazi uvuka mu mayaga ya Nongwe, mu giturage kitagiraga umuriro, kitagiraga ibitaro, kitagiraga umuhanda, uyu munsi mpagaze kuri convention imbere yawe ubwira ngo u Rwanda wararwubatse, ntituzagutenguha. Turi ikimenyetso cy'uko bishoboka, kandi iki kimenyetso ntabwo ari icyanjye gusa, ahubwo ni icy'abantu benshi baturi inyuma kandi bakuri inyuma, nyakubahwa Perezida. Ni ukuri tuvuze ibyawe ntitwabona uko tubirondora, ariko nyabwira abantu ntebya cyane n'ibidutunze. Aka kantu tumaze kubona ni amakagano. Ntabwo nzi niba wenda mba ndengereye, ariko umuntu witwa amafaranga cyangwa amafaranga ntabwo muzi, njyewe nabonye wabimpaye niwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari indirimbo muri kampeni yakundaga gufungura ibitaramo byacu iyo mwabaga mumaze kuvuga ijambo, uwaguhaye, uwakugabiye inka azongera agabire. Nyakubahwa, inka ni ubuzima. Bavutse iwacu batubwira ko inka ni ubuzima, kutugabira inka watugabiye ubuzima. Iyo najyagamo nkatanguranwa kuri podium kujya mu mibyine cyane, nabaga ndimo kukubwira ko waduhaye ubuzima, nabaga ndimo kukubwira yuko wampaye inka kugira ngo ndinganire n'abandi. Uyu munsi ni ikimenyetso cyiza yuko ka kana k'imyaka 12 nako karinganiye n'abandi. Baduhaye inka kugira ngo ikamirwe umuryango, natwe twakwijeje yuko tuzayiragira mu rwuri rw'urukundo kugira ngo twubake u Rwanda rwacu. Nyakubahwa Perezida, ubu aka kanya tuvugana ndi Munyakazi Sadate rwose nanjye nsigaye mbwira abantu burya nanjye ndabishoboye. Afata ikimodoka cyiza niguriye kivuye kuri ka kamodoka, kuri ka gapantaro kamwe k'umutuku sinzakibagirwa,
nagikata nkavuga nta nama Kagame mwakagira Imana nabyoherwe abatayafite nabo ariko nyakubahwa twese baduha uburenganzira. Ibi rwose ndabibashimira kandi mbabwira yuko ikintu cyanjyanaga muri kampani byari ibintu nka 2 cyangwa 3. Ndashaka kukwirebera kuko nabaga mukumbuye. Harahirwa bo mukorana umunsi ku wundi, harahirwa bo mubana, twe tudafite ayo mahirwe uriya wari umwanya mwiza wo kugira ngo tukubone. Icya kabiri nagombaga kukubyinira. Abenshi babyita ukundi ariko njye nashaka kukubyinira. Iyo nageraga aho mu byicaro byanjye sinicaraga, nagombaga guhagarara kugeza uje ukicara nkabona kwicara, ngashyiraho morale aho nari ndi hose. Ibyo nta kintu cyabinteraga, rwari urukundo nari mbafitiye. Icya gatatu nyakubahwa perezida, kwari ukubashimira ibyo wadukoreye. Ni ukuri kw'Imana nta wabona uko abirondora, nta n'uwabona uko abivuga. Gusa dushimira Imana iyo yakugize intumwa yacu kugira ngo tumwe ku Banyarwanda. Ubutumwa warabukoze kandi turi kumwe nawe ubu n'iteka ryose. Ndashaka kwitabira abo duhuje umugabo muri secteur privé. Nyakubahwa chairman perezida wacu twatoye igihe twari i Musanze yabwiye Abanyarwanda n'abanyamuryango bari barati ndimo nabijemo ariko tugomba kubibana. Ni ukuri ba nyakubahwa dusangiye umwuga, dufite byinshi twakoreye iki gihugu, mureke tubibanemo n'umusaza wacu. Tuvuga 94 ngo muzehe wacu yari umusore, ariko icyubahiro twamuhaga twamubonaga nka muzehe wacu, cyari icyubahiro twamuhaga. Tujyemo dusome manifesto y'umuryango ibyo yamurikiye Abanyarwanda kugira ngo tumufashe kubikora. Tuzamure ubushobozi bwacu, tube abantu koko bashobora guhaza budget y'igihugu 100%, kuko yatwetse ko byose bishoboka. Ntibipfunwe no kumva yuko Umunyamerika yasora imisoro y'ikaza kubaka umuhanda wo mu Rwanda. Nakwifuza yuko tuzaba intwari igihe tuzaba twubaka ibyacu bivuye mu maboko yacu, kandi birashoboka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yavuga siko kuyamara, navuga byinshi ku bwawe, ariko muri iki gitaramo duteguriye nishimye kandi nabashimanye n'umuryango wanjye. Umugore wanjye turi kumwe hano, ndamukunda kandi nawe aragukunda iteka ryose. Tuzaba tugukunda kandi tuzabitoza n'amashami yadushimitseho. Murakoze cyane.